so nibi rero by'abana dukangurira abana muri kikunywa ibiyobyabwenge muri inzoga muzigabanye umuntu ntakure yogeza inzoga kunywa inzoga kuko abo zica turababona buri munsi ubwo ariko icyo tubikuburiza ni ukugira ngo ubeho ubuzima bwiza uyubake ndetse wubake n'igihugu muri bya bikorwa wavugaga. Uyu mukobwa muri kureba kuri screen yanyu bamwita Uwase Agasaro Anifa. Uyu ni umukobwa uherutse kwitaba Imana ejo ku munsi wa mbere ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2025. uyu mukobwa yitabye Imana mu masaha ya mu gitondo, amasaha ya saa 4 za mu gitondo, ariko akaba yaritabye Imana ageze ku bitaro ahamaze iminota 20 yonyine. Umuganga akimara kumwakira uyu mukobwa yahise yitaba Imana. Ngira ngo ikiganiro kibanza cyangwa se ku rupfu uyu mukobwa akimara kwitaba Imana, ikiganiro twaragikoze ariko ntabwo twababwiye nyirizina operasiyo y'ikintu yazize. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho rero muri iki kiganiro. Ndagira ngo wicare rubyiruko mu ntiza amatwi, mu ntiza umwanya, hanyuma mbabwire ikintu kishe uyu mukobwa ariko nanone gikomeje gutwara ubuzima bwa benshi mu rubyiruko bitewe nuko bari kugendera mu kigare hanyuma bikaza kurangira bahaburiyemo ubuzima kandi nyamara bari bagiye gushaka ibyishimo. Rubyiruko cyangwa se n'abantu bose muri rusange banywa inzoga ariko bakazinywa mu kigare, abo nibo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro kubera ko amakuru arambuye ku rupfu rw'uyu mukobwa witwa Uwase Agasaro Anifa nibyo tugiye kugarukaho uyu munsi wa none. Uyu mukobwa nk'uko nabikubwiye yitwa Uwase Agasaro Anifa. Uyu nguyu akaba yari umukobwa mu by'ukuri cyangwa se ari umufiyemeri wiyubatse mu buryo bw'imibereho kubera ko yarabayeho neza, yari umusirimu, yari umukobwa wambara neza akaberwa, yarabayeho mu buzima buhenze, yari umukobwa cyangwa se yari umufiyemeri cyangwa se umusingo mada. Ubwo ni umugore uba warabyaye ariko agahitamo kwirerera umwana we atabana n'umugabo, nta wundi muntu ubimufashamo. Amakuru dufite nuko uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore nta kandi kazi kazwi yari afite, gusa yabaga mu buzima buhenze, yanywaga inzoga zihenze, yasohokeraga ahantu hahenze, yambaraga imyenda ihenze ndetse n'umwana we yamwitagaho mu buryo bushoboka bwose. Hano turaza kubashyiramo amashusho y'umwana we bari kumwe, nyine umwana asize, ndetse tunashyiremo amashusho y'uburyo uyu mukobwa yarabayemo, uburyo yenjoyingaga ubuzima bwe. Hanyuma rero uyu Gasaro Anifa ku munsi wo ku cyumweru ku itariki 6 z'uku kwezi kwa karindwi umwaka w'2025 n'ubundi bapanze gusohoka we n'inshuti ze, hanyuma bapanga gusohokera Igisenyi ku mazi kubera ko n'ubundi uyu mukobwa n'ubundi atuye Igisenyi cyangwa se i Rubavu iwabo w'ibirori. Ngira ngo muri no minsi ishize n'ubundi ni naho hari kubera ibirori byino konje tumazemo icyumweru cyose. Hanyuma rero aba bakobwa cyangwa se uyu mukobwa Anifa ndetse n'inshuti ze, dore uwo ni umwana we muri kureba kuri screen, ngira ngo mwamubonye, uriya ni umwana we asize. Yego, uyu mukobwa rero icyaje kuba niki cyangwa se uyu mugore Anifa icyaje kuba niki nuko bapanze gusohoka, baragenda n'inshuti ze bagiye kunywa nk'ibisanzwe, banywa inzoga zihenze koko, banywa inzoga zihenze ku buryo ushobora gusanga icupa rimwe rihagaze amafaranga 100 kuzamura, kuko banywa ama Hennessy, banywa ama Jack Daniels, banywa ama Moet, banywa ama Black Label. Urumva ni inzoga zihenze, inzoga ziri mu mafaranga 100 gutyo. Icyaje kuba nuko rero n'ubundi izo nshuti ze n'ubundi zamugiriraga ishyari cyangwa se zabonaga ubuzima bayemo ndetse n'ubwiza afite. Ngira ngo abakobwa benshi yo basohoka gutya akenshi bapfa abagabo baba bahuriye mu tubari. Umwe ati abagabo baragukunda twe ntibadukunda. Rero icyabaye nuko ngo abo bakobwa bagiye inama, nkuko amakuru ari gukomeza kugenda avugwa, ngo abo bakobwa bigiye inama yuko bamukura mu nzira kugira ngo bebe bashobora
bashobora gusigarana isoko cyangwa se basigarana n'ubundi icyo gikundiro we yari afite. Icyabaye nuko rero ngo n'ubundi muri iyo trip cyangwa se muri uko gusohoka bari bagiyemo, bari bagiye bitwaje icyitwa supaguru. Supaguru ngira ngo murayizi, nuriya muti ufatisha inkweto cyangwa se ukora mu bindi bintu bisanzwe, ariko ni kore. Ngira ngo agasupaguru murakazi, ni akantu gafatisha ikintu n'ikindi. Ako gasupaguru rero baragafata bakagatonyangiriza mu cyo kunywa, hanyuma wowe ugenda upfa gahoro gahoro. Ntabwo uhita wikubita hasi, ahubwo ngo ugenda upfa gahoro 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 gahoro. Icyabayeho rero nuko n'uyu Anifa ngo bafashe ka supaguru batonyangiriza mu kirahure yari ari kunyweramo, mu nzoga yari ari kunywa, hanyuma atangira kugenda abura umwuka, atangira kugenda ahumeka umwuka muke muke. Birangira rero n'ubundi byari bigeze mu masaha ngira ngo nko mu masaa 5 z'ijoro, mu masaha yo gutaha. Noneho Anifa akomeza kugenda yumva ubuhumekero cyangwa se umwuka ari kuzamura uri kugenda uba muke, yumva atangiye kugenda abura umwuka. Nibwo rero byabaye ngombwa ko basoza. Hanyuma mu gusoza arataha, ariko mu gutaha n'ubundi akomeza kugenda yumva ko ari kubangamirwa no guhumeka. Icyabaye nuko rero mu gitondo, mu masaha ya mu gitondo, ubwo ni ku munsi wo ku cyumweru, ku munsi wo kuwa mbere mu gitondo, nibwo rero uyu mukobwa byabaye ngombwa ko, ubwo ni ku munsi w'ejo, nibwo byabaye ngombwa ko ajyanwa ku bitaro igitaraganya, ariko mu by'ukuri arimo arahumeka insigane. Hanyuma ageze ku bitaro, umuganga akimara kumwakira, nk'uko amakuru atangwa n'umwe mu barwaza bari aho ku bitaro, n'ubundi ni abarwaza n'ubundi bari baje kurwaza abandi bantu, babonye uwo mukobwa bamwakira muri ibyo bitaro. Mu by'ukuri uyu mukobwa yari yanegekaye cyangwa se yari yamaze kuba yaremba cyane. Umuganga rero ngo akimara kumwakira, umuganga yahise asohoka n'ubundi avuga ko wa mukobwa winjiye ako kanya yitabye Imana, ari we Anifa cyangwa se Uwase Agasaro Anifa, nk'uko bigaragara ku mazina ye nyakuri. Uyu Anifa rero yahise yitaba Imana. Hanyuma icyaje kuba nuko inshuti n'imiryango zahise zibibwirabwirana, ndetse amakuru atugera avuga ko batangiye gukora iperereza kuri abo bakobwa bari basangiye kugira ngo hamenyekane waba yarakoze ibyo bintu, nimba koko ari byo byakozwe, nk'uko birimo biravugwa ko ngo bafashe kasupaguru bagatonyangiriza mu cyo kunywa cye, hanyuma uyu mukobwa arakinywa atangira kubura umwuka. Uyu mukobwa rero Anifa cyangwa se uyu mugore, ndakomeza kumwita umukobwa kubera ko nta mugabo yari afite, gusa ni umusingo mada. Asize umwana w'umuhungu nk'uko mwabibonye muri ino video, umwana uri mu kigero cy'imyaka hagati y'5 n'6 cyangwa se 4 n'5. Uyu mwana akaba abuze umubyeyi we azize ikigare. Hanyuma Anifa rero yahise ashyingurwa uwo munsi, ku munsi wa mbere ejo yahise ashyingurwa. Mu by'ukuri narebye akavideo bari kumushyingura, yashyinguwe n'abantu bake cyane. Sinzi impamvu, nimba nta zindi nshuti wenda yari afite, cyangwa se sinzi wenda ukuntu yarabanye na bagenzi be muri sosiyete ku buryo yashyinguwe n'abantu bakeya, cyangwa se nimba ari ukubera ko urupfu rwe rwatunguranye cyane. Nanone bikaba bigendera ku myemerere y'idini rye. Ashobora kuba yari umwisilamu, kubera ko turabizi ko abisilamu mu idini rya Kisilamu umuntu wapfuye ntabwo ajya ategerezwa cyangwa se ntabwo ajya arara, bahita bamushyingura. Ibyo rero bishobora kuba ari byo byatumye Anifa ashyingurwa n'abantu bakeya kubera imyemerere y'idini ye, cyangwa se akaba ariko umuryango we wabishatse. Gusa igihe ari nuko bamushyinguye, nabonye akavideo bari bicaye ahantu mu gashyamba, abantu bake cyane, abantu mbarwa, baramusezerera nyine arara mu gitaka, ubwo aheza ni mu ijuru. Isomo rero nge nakuye muri iyi nkuru cyangwa se kuri Anifa, nuko urubyiruko twari dukwiye kwitonda ndetse tukamenya inshuti, ariko kandi nanone nk'uko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda abidusaba, tukareka kwamamaza inzoga, tukareka kuzishyira ku mwanya wa mbere, tukareba ibindi bintu dukora. Ngira ngo Anifa azize inzoga, azize ikigare kibi n'ubundi kimujyana mu biyobyabwenge. Umukobwa mwiza nkuriya, umukobwa wari ukiri mutoya, yego wenda inzoga sizo zica gusa, ariko nanone hari igihe wiyica ari wowe wiyishe ubigizemo uruhare. Kuko nimba ugiye mu nzoga guhera kuwa mbere kujya ku cyumweru,
icyo gihe ni wowe uba wizize. So rubyiruko rero, tunywe mu rugero kandi tunywe igihe biri ngombwa, kandi tunywere kwishima ntitunywere kwiyahura. Reka mbasigemo ijambo ritoya cyangwa se agace k'ikiganiro Perezida wa Repubulika ubwo yakoranaga ikiganiro n'abanyamakuru agaruka ku rubyiruko rwishora mu biyobyabwenge rukoresha inzoga. Hanyuma reka mbashimire cyane, ngira ngo amakuru yerekeranye na Anifa, abakunzi be cyangwa se abamukundaga bakomeje kugenda bamubona ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo amakuru ahari nayo ngayo. Asigaye rubyiruko namwe n'abandi muri kumva iki kiganiro, mwitondera abo musangira, kandi ikigare kirica, ntabwo ikigare ari cyiza. So n'ibi rero by'abana, dukangurira abana muri kunywa ibiyobyabwenge, muri inzoga muzigabanye. Umuntu ntakure yogeza inzoga, kunywa inzoga, kuko abo zica turababona buri munsi. Ubwo ariko icyo tubikuburiza ni ukugira ngo ubeho ubuzima bwiza, wiyubake, ndetse wubake n'igihugu muri bya bikorwa wavugaga.